M23 ngo niyo ngo ihungabanya umutekano yitwaje imipaka. Ndumva icyo gihe nta M23 yari muri Kongo yarimo yica abatutsi. Icyo gihe hari guverinoma central government iri gufasha intera hamwe kutwe exterminatinga cyangwa se kuturimbura mu gihugu cyacu. Ibibazo nta handi biri, kuko no mu Buganda harimo abafumbira bavuga Ikinyarwanda, harimo abantu bo muri Kenya bari mu majyaruguru, harimo abakaramoja baturuka muri Sudani n'ahandi, muri Hoima harimo abahema bari hombi na ntuza na urebye umuhema n'umuhima bajya kuvuga ururimi rumwe. Nta muntu wicwa kubera uko avuga cyangwa se uko asa. Muri Goma harimo abajenerali barenga 10, harimo n'ibihugu birenga 5, harimo Sadeke mubizi, harimo South Africa, hakabamo Burundi, hakabamo Tanzania, hakabamo Malawi, hakabamo Congo FARDC, hakabamo abazarendo, hakabamo intera hamwe, hakabamo aba mercenaires. Abo bose bari muri Goma, ariko Goma harapfa abantu barenga muri 40 buri mwijoro. Bakoresheje televiziyo yacu bahereza ikiganiro uwitwa Gashyamba, niwe president w'abahutu muri Nord Kivu. Gashyamba, iyo video ndayifite ndaza no kwishyira ahagaragara, avuga yuko intera hamwe cyangwa se FDLR zirirwaga zitega abaturage b'abahutu, zikabatega zikababuza guhinga, zikabashimuta. Uyu munsi wa none ugeze muri M23 ikontrola imaze kubaka amashuri. Genda urebe kirorirwa ayo mashuri, ari kirorirwa nari kunuro yasenywe n'abarundi bari baje muri kontenja ya nuza ya EAC, barasenya bafatanyije n'abazarendo. Amashuri y'Igicanga bacanaga imbaha, abazarendo ariyo batuyemo. Abazarendo bari kuri payroll ya guverinema, bahoza arabicanyi bica abakongomane bakabamara abamayimayi. Uyu munsi guverinoma ikabiri gukorana nayo n'umuryango w'abibumbye, ibintu MONUSCO yananiwe gukora imyaka 10. Bahaye ikaze mu kiganiro, nagira ngo mbabwire ko mbasabe mwebwe mugire icyo mutubwira. Mwumvise ikiganiro cyacu turi kwibanda kuri iyi mipaka. Hari abantu benshi bashinja M23 guhungabanya umutekano, wenda bakitwaza nk'ibi by'imipaka, ariko hari ikibazo cy'umutekano muke benshi bakunda kugereka kuri M23. Sinzi mwebwe uko mukihuza n'iyi mipaka nuko mubona byakemuka kugira ngo habeho amahoro muri aka karere kacu. Murakoze cyane. Benshi babivuzeho ku bijyanye n'imipaka n'uburyo ibihugu byinshi byagiye byintegratinga iyo mikorere gukatwa kw'imipaka. Bivuze ngo iwacu ntabwo hakagombaga kuba exception cyangwa se uburyo bwihariye bwo kubaho, kuko wenda nuko batagiye muri detail, ariko ugiye kureba ibihugu 9 bituranye na Kongo, buri gihugu gifite mbese uburyo natwe twabaye nk'abakongomani. Ibyo bihugu nabyo bigiye bigira abaturage babyo muri Kongo. So biratangaje rero kubona guverinoma ivuga yuko, cyangwa se n'undi muntu wese atekereza yuko kuba M23 ishobora gufata intwaro ikajya muri Kongo, nyamara hari impamvu zumvikana zabayeho ndetse zigasinywaho, yaba ari M23 ndetse n'ibindi bihugu bizi ayo masezerano, bakavuga ngo M23 iri gutera kubera kwitwaza ikibazo cy'imipaka. None se reka tubanze turebe mbere y'ibyo bibazo wenda bya M23 habaye. Reka nsubire gatoya mu mateka
noneho nze kugaruka ku kibazo cy'uburenganzira bwa M23 cyo kwirwanaho. Department of State mu cyahoze ari Leopoldville na Kigali ndetse na Kampala batanze ripoti mu 1965 hari mu kwa 10 tariki 29 bagaragaje violence zabaga muri Masisi. Icyo gihe bagaragaza yuko abanyarwanda barepresentaga cyangwa se iyo bavugaga le peuple banyarwanda, ni ukuvuga yuko which ni nacyo nanjye nemera, kuko iyo uvuze ngo rwandophone umuntu wese uvuze ikinyarwanda ntabwo azira icyo tuzira, ariko abasa natwe bafite umuco nk'uwacu nibo bafite izi ngaruka z'ibibazo twagiye duhuramo muri Congo. So reka nkoreshe de banyarwanda cyangwa se abanyarwanda, nubwo buri wese uri hano ndabizi hari abantu bakunda kumva uko bishakiye, bashobora kugenda bakavuga ngo Manzi yavuze ngo abakongomani bose bo muri Congo bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda, ariko ngiye ndimo ndavuga ko ari abanyarwanda noneho bakomoka muri Congo. Bavuze yuko icyo gihe barepresentaga hagati ya 85. Uyu ni konsila ya Amerika yatangaga ripoti wabo. Iyi yari classified, yari document iri classe, nyuma barayideklasa. Bavugaga rero yuko abanyarwanda barepresentaga 85 na 90% byo muri territoire, ayo materitware ya Masisi, Rucuru ndetse na Walikale. Kuba iyo bavuze Masisi urumva na Nyiragongo yari iri mu cyo gihe, cyangwa se ari Goma. Ubwo ariko abahunde bakaba bari bafite administration, no kuvuga ngo ibintu bijyanye na polisi ndetse n'abami biza kuba byabaga mu maboko y'abahunde. Abahunde rero baza kugira icyo navuga ko ari ishyari kijyanye nuko abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda babaga muri ako gace, muri izo territoire navuze, bari bafite imitungo cyane cyane nk'ubutaka ndetse n'indi mitungo nk'inka bityo. Icyo gihe rero ntabwo byashimishije abahunde ndetse n'abanyanga n'abandandi, nibwo batangiye kuvuga yuko abanyarwanda cyangwa se le peuple banyarwanda baturutse mu Rwanda ari impunzi ziri muri Congo, nubwo iyo dokima ivuga yuko bitari byo. Yemeza yuko abo bari abakongomani, ahubwo babikoze kugira ngo ari manevre za politike, kugira ngo bagaininge ndetse support ya population yabo, kugira ngo bakomeze violence. Icyo gihe rero urumva hagati y'ibihumbi 10 na 30 by'abo bahunde n'abandandi, ugereranyije n'abanyarwanda ibihumbi byageraga muri hagati ya 280 ndetse na 300, ariko ubutegetsi bukaba mu maboko y'abo banyamahanga, cyangwa se abo bitaga abanyamahanga, abandandi n'abahunde. Nyuma rero igihe ahagana muri 1818 habayeho hatangiye kuba immigration ikozwe n'abahunde, n'ababirigi, batangira kuzana abanyarwanda b'abahutu muri Congo. Icyo gihe iyo migration ntabwo ntacyo yatwaye, kuko abantu abari basanzwe abo abashefu b'abahunde barabakiraga nta kibazo, ariko nyuma baza kugirana amasezerano n'ababirigi, bavuga yuko kubera ko abanyarwanda ari benshi kandi batari represente mu buyobozi, bakagombye abo bitaga abasushefu bagomba kuba abanyarwanda. Nibwo rero bashyizeho abasushefu, ariko babambura ibindi byose bijyanye na policing cyangwa se police na administration yindi, ndetse n'ubutaka. Bavuga yuko ubutaka bagomba kuzajya basorera abahunde, nubwo ubutaka bwari ubwabo, ariko bagombaga gusorera abahunde. Iki rero abo baparticipiye mu byo bita imipaka barabibonaga yuko rwose aba baturage bavuga ikinyarwanda batangiye guhohoterwa mu gihugu cyabo. Iki gihe central government cyangwa se ariyo guverinoma yari icyo gihe ntacyo yabivugaga,
nibwo rero murabizi yuko ibi bibazo byabaye nyuma gatoya y'uko igihugu cyacu cyakira independence, nubwo cyari gihaye buri wese independence, yemwe nabo baje imipaka itasanze muri Congo bose bari babonye icyo navuga ko ari nationality. Ubwo rero byarakomeje, nibwo hagana muri za 65 haje kuba amatora, mbese kuva hagati ya 60 na 62 ndetse no kuva muri 62 amatora yagiye aba yose yagiye ahindura na baba sushefu baragenda babahinduza abashefu b'abatutsi. Iyi dokima abashefu b'abahunda, iyi dokima igaragaza yuko nubwo abanyarwanda bari represente cyane muri aya materitware navuze, ntabwo bigeze baba represente bemererwa gutora. Hano bababujije gutora, bababuza gutorwa, babura icyo bari cyo mu gihugu cyabo. Ibibazo byarakomeje rero, birakomeza kugeza igihe mwaje kumvira ibyo bavuze ko bahinduye noneho no mu itegeko nshinga bashaka kubishyiramo kugira ngo batwambure uburenganzira bwo kwitwa akongomani. Nyuma hagana muri mu kwa karindwi muri za 1995 tariki 10 abatutsi bandikiye Mobutu bavuga ku kintu cyitwe komisiyo vangu, cyangwa se iyo ni report bakoze bashaka kugira ngo badeporte umuntu wese uvuga ikinyarwanda. Ibi bihe byose yaba ari umututsi yaba ari umuhutu yahuye n'ibyago muri ibi bihe byose nagiye mvuga. Haje kuza rero kwiyongeramo influence ya perezida w'u Rwanda Habyarimana yo gukereya za magrive hari iwacu. Icyo gihe jenoside yabaga itaraba. Nyuma muri 1994 murabizi ko haje kuba intambara mu Rwanda ishingiye ku guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Igihugu cyanjye cya Kongo gikingura imipaka, abicanyi bose baza muri est ya Kongo. Umuntu wese wabura uko twumva waturutse muri cyara gace azi neza yuko abantu bari bafite imiryango mu Rwanda bakayigira no muri Kongo. Icyo gihe abantu bose bari muri kara gace bagiye bakira imiryango yabo yahunze yabicanyi ikabakira iwabo. Ugiye kureba nko muri Sud Kivu na Nord Kivu hose abo bantu bari bahakwiye. Turi mu bantu rero babaye victime ba mbere y'ubwo bwicanyi. Ubwicanyi buraba batangira batangiye gahoro gahoro, biba inka, bakiba inka bakagusanga mu nzu bakagutera ibyuma bakakwambura amafaranga. Nyuma batangira gutwara inka ndetse bagatega abantu mu mayira bakabashimuta. Data wacu ari mu bantu bashimutswe bava aho bitaga Intumbi mu centre, bari gutaha baramufatira kuri icyo kiraro baramutwara. Data wacu yabaye umwe mu victime bariwe n'intera hamwe muri 1994. Ubwo rero abenshi muri twebwe batangiye gusiga imitungo yabo inyuma barirukanka. Twari tuzi cyane nkatwe twari tukiri batoya, twari tuzi n'intambara izarizo, ariko urumva ko twaje guhungira mu bihugu byegereye Kongo nubwo kugerayo byari bigoye. Uyu munsi wa none rero kugaruka ku kibazo cyo kuvuga ngo M23 ngo niyo ngo ihungabanya umutekano yitwaje imipaka. Ndumva icyo gihe nta M23 ari muri Kongo yarimo yica abatutsi. Icyo gihe hari guverinoma, central government iri gufasha intera hamwe kutwe exterminatinga cyangwa se kuturimbura mu gihugu cyacu. Uyu munsi wa none M23 n'abasore n'inkumi bavuye mu nkambi zikwikije ibihugu. Ibyo bihugu nyakubahwa ambasaderi Mutabo bayavuze, amasezerano yakorewe muri ibyo bihugu yo guhagarika intambara ntabwo yigeze yubahirizwa ndetse ngo ashyirwe mu bikorwa na central government y'Kinshasa. Ndetse n'ibyo bihugu bagiye bavuga byagiye bisinya kuri ayo masezerano, ntabwo byagiye byisanga biri capable yo kugira ngo bihagarare birengere cyangwa se bivuge ukuri bizi ku bijyanye n'amasezerano leta ya Kongo itagiye yubahiriza. Uretse muri intambara ya nyuma ya M23 niho twagiye tubona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellence Paul Kagame avuga ari fam, avuga ikibazo bita cyangwa se twita root cause, ikibazo cyateye izi ntambara kubaho, harimo ikibazo cyo kuba discriminated
nkuko twakomeje tubivuga mu mateka yaturanze muri Kongo, hakabamo ikibazo cyo kutorecognizinga, guhora umuntu akubonye kubera ukusa akakwitirira ikindi gihugu. Ibi bibazo nta handi biri, kuko no mu Buganda harimo abafumbira bavuga ikinyarwanda, harimo abantu bo muri Kenya bari mu majyaruguru, harimo abakaramoja baturuka muri Sudani n'ahandi, muri Hoima harimo abahema bari hombi na ntuza na urebye umuhema n'umuhima bajya kuvuga ururimi rumwe. Nta muntu wicwa kubera uko avuga cyangwa se uko asa, uretse muri Kongo babikorera abatutsi. Muri conclusion rero, M23 ntabwo ihungabanya umutekano, ahubwo irirwanaho, ahubwo abahungabanya umutekano ni guverinoma, kuko ngira ngo dufite icyo navuga ngo ni track record. M23 yasobanuye uburyo mbere yuko muri iyi ntambara itera isubirayo, murabizi yuko yigeze kohereza delegation Kinshasa ikabonana n'uwahoze ari ministre wa interieur bise Kankonde, bakamubwira yuko baje kuganira no kwishyira mu maboko ya guverinoma nta condition ihari. Ubu busabe bwabaye rejete na guverinoma y'i Kinshasa, babasubizayo, babangira kwemererwa kugira ngo bakirwe muri guverinoma y'i Kinshasa. Icyo gihe mbere yuko barejeta, bari baramaze kureba niba koko ingabo zigize M23 harimo abakongomani. Ndumva na General Sultan Makengari bifuza mu kiganiro, bajya kuverifia ingabo bagasanga nyinshi zikiri no kuri payroll y'igihugu, bivuze ngo ni abakongomani. Rero M23 ntabwo iri hariya kugira ngo ihungabanye umutekano, ntabwo iri guhungabanya umutekano. Iza kubiri guhungabanya umutekano, irucuru niho tuba tubona abantu barya abandi, ntabwo tuba tubibona muri Goma. Iza kuba ihungabanya umutekano, muri Masisi niho tubona abantu bari guterwa amabuye, abana bashungereye, ntabwo tuba tubibona i Goma. On the other hand, cyangwa se mu yandi magambo, muri Goma harimo abajenerali barenga 10, harimo n'ibihugu birenga 5, harimo Sadeke mubizi, harimo South Africa, hakabamo Burundi, hakabamo Tanzania, hakabamo Malawi, hakabamo Congo FARDC, hakabamo abazarendo, hakabamo interahamwe, hakabamo aba mercenaire. Abo bose bari muri Goma, ariko Goma harapfa abantu barenga muri 40 buri mwijoro. Kandi ubwo ngo hari ibyo nibyo bita ngo etat de siège. Ubwo rero ntushobora kumbwira ukuntu uyu munsi wa none uri kuva hariya ukava ibunagana ukagenda ukagera nani iriya iyo hirya za Kanyabayonga, ukagenda ukagera ukava hari Rucuru ukagera Ishasha ku manywa na nijoro, ibintu utagombaga gukora mu myaka 3 ishize. Uyu munsi urava hari Rucuru ukagenda Masisi uciye mu parike y'Ibirunga na hari Itongo, habaga ibigo bya FDLR. Ibi bigo bya FDLR ntabwo byisha abatutsi bonyine, byamaze abatutsi birangije byica n'abahutu, kandi byitwa ngo bavuga ngo nibo baje kurengera. Urabyumva? Bageze aho bica n'abakongomani. Iyi guverinoma ya Kongo yareberaga ibyo byose biri kuba. FDLR yaragiye iri infiltratinga abaturage b'abakongomani, ibyarana nabo, yigisha ideology ntawe ihagaze hejuru imyaka hafi 30. Hari Itongo honyine hari barriere, narahanyuze vuba ahangaha, hari barriere ya FDLR. Bafataga abaturage, ngewe ubwanjye nigeze guhereza ikiganiro uwo mugabo nyine bakoresheje televiziyo yacu, bahereza ikiganiro uwitwa Gashyamba, niwe president w'abahutu muri Nord Kivu. Gashyamba, iyo video ndayifite, ndaza no kwishyira ahagaragara, avuga yuko interahamwe cyangwa se FDLR zirirwaga zitega abaturage b'abahutu, zikabatega zikababuza guhinga, zikabashimuta. Ni president w'abahutu, no? Urabyumva? Rero kuvuga ngo M23 uyu munsi wa none muri iyo Tongo ndiko mvuga, abaturage barahinga amanywa nijoro,
imyaka urahagera ukabona imyaka irimo ishobora kugaburira akarere kose. Uyu munsi ibigori biri kuva Rucuro bishobora guhaza East Africa yose uko yakabaye. Ibyo bintu ntabwo byabagaho, urabyumva. Inyamaswa, environnement, ugeze muri parike y'Ibirunga bari barayikase, yarabaye igiteme. Uyu munsi wa none iparike y'Ibirunga inyamaswa zitangiye kugaruka. Irwindi bari barazimaze inyamaswa, ibiti barabimaze babikatamwa amakara, urabyumva. Ibyo byose nta muntu ubivuga, baravuga ngo abari gutaha, abana bari kuva muri ziriya nkambi basubira iwabo, bari bakanagarura n'umutekano wabo bwite n'uw'abandi, ngo nibo bari guteza umutekano muke. Abo bantu batekereza inverse. Urabyumva. Ni ukuvuga ngo amahoro yabo ni intambara, amahoro kuri bo ni desordre. Kandi biragaragara ni Kinshasa, bikagaragara ni Goma, ahantu hose hari ubutegetsi bw'i Kinshasa. Rero ntavuze menshi, ndagira ngo nkubwire ngo M23 iri muri Kongo gushaka ubutabera, kugira uburenganzira nk'ubw'abandi, kugira uburenganzira mu gihugu cyabo nk'ubw'abandi, gutorwa, kwishyira ukizana amanywa nijoro badahagazwe imbere n'undi muntu. Kandi ibyo ntabwo babikorera abatutsi gusa. Umuntu wese uri muri eneo ziri muri M23 nuko agomba kubaho. Kugira iki kibazo cyateje ibibazo byose byo kugira ngo abantu bose bahunge, kugira ngo gihagarare. Koruganiza kugira ngo impunzi zose zisubire iwabo, buri muntu wese agira uburenganzira iwabo. Gushyiraho defense ishobora kurengera abaturage kandi kagarantisa sekirite ya buri muturage w'umukongomani. Gushyiraho iherezo kuri iriya bad governance. Nakunze ukuntu uyu murevera yabivuze. Yavuze ibintu bitatu bituma Kongo itajya imbere. Yavuzemo ikintu cya justice. Muri Kongo ubutabera buriho uyu munsi, igisirikare kiriho uyu munsi, igipolisi kiriho uyu munsi, n'abana bavutse muri abo ngabo n'ubundi bwo kwa ba Mobutu. Mu musirikare wa kwa Mobutu yaramubwiraga ngo ntabwo ukeneye kugira ngo uhabwe ngo ntabwo ukeneye kugira ngo uhabwe umushahara mu gihe ufite imbunda. Nuko ngo umuturage yabaga ibiryo by'umusirikare. Aho bagusangaga hose wagombaga gushyirwaho chini ya ulinzi ugatanga ibyo ufite. Uva mu independence yabo. Urabyumva. Muri Kongo ababyeyi, amashuri twizemo yabaga ari ababyeyi bayubatse, ni nabo bahembaga barimo. Ndibuka badutuma ibyo bitaga ngo n'amabati. Buri mwana bakamutuma ibati, buri mwana bakamutuma urubaho cyangwa itafari, sinzi ko babyitaga, ariko yabaga ari forme y'amafaranga umuntu agombaga gukorektinga kugira ngo yazane bakiyubakira amashuri. Kugeza uyu munsi ugiye kureba muri Nord Kivu hose, uragenda ukareba byibuza ahantu hari ubu bwoko buvuga Ikinyarwanda, niho bagiye bigondera amashuri, bakubaka nk'amashuri y'imbaho, bakubaka nk'amatafari. Ahandi mujya mubibona ko bigira mu byatsi, nabyo bitasakaye neza, rimwe na rimwe harimo ibipfumure kandi biti bikikije aho hantu. Urabyumva. Uyu munsi wa none ugeze muri NO M23 ikontrola imaze kubaka amashuri. Genda urebe Kirorirwa, ayo mashuri ari Kirorirwa nari ku Nturo yasenywe n'abarundi bari baje muri kontenja ya Nuza ya EAC, barasenya bafatanyije n'abazarendo. Amashuri y'Igicanga bacanaga imbaha, abazarendo ariyo batuyemo. Abazarendo bari kuri payroll ya guverinema, bahoza arabicanyi bica abakongomane bakabamara abamayimayi. Uyu munsi guverinoma ikabiri gukorana nayo n'umuryango w'abibumbye. Ibintu MONUSCO yananiwe gukora imyaka 25 irenga, M23 bikoze mu myaka yonyine 2 irengaho, hafi 3. Urabyumva. Uyu munsi wa none hari ibiraro abanyeshuri batagombaga gusimbuka, bari kubaka ibiraro. Uyu munsi wa none imodoka irava hari ikagenda Rucuro idahagaze. Masisi idahagaze, kajya Kanyabayonga n'ahandi hose idahagaze. Barubaka ibiraro umunsi ku munsi na minzi nkeya bafite. Wajya kureba ukareba ngo abo baje kugarura amahoro muri Kongo bitwa ba MONUSCO bari muri za miliyari, a billion ku mwaka. Kibabasha no gufata n'umurebera umwe, ahubwo bari kubakereya. Iyi mitwe amagana ngahe yose yakerewe na bari abantu. Nukuvuga ngo rero
sinzi uwaba bivuga niba Rerema afite amakuru, sinzi niba uwaba bivuga afite amaso, ariko nutagira ibindi byose akaba yarabaye mu karere gusa, ibi bintu byose byagiye byiforuma tubireba. Iyi mitwe yose yavuye kuri mitwe ngira ngo 5 niyo UNESCO yasanzeho, uyu munsi ibyara imitwe magana ngahe. Nyamara guverinoma yayishize mu ngabo za bose bari gufatanya kwica abantu hamwe. N'ubwa mbere UN nayifatanyije n'abicanyi kwica abaturage. Urabyumva? M23 niyo yonyine ihagaze ku burenganzira bw'umukongomani. Rero navuze byinshi, ndagira ngo babwire ngo ibyo byose ntabwo wabirengaho ngo ujye kuvuga ko M23 ariyo irimo idestabilizing akarere, kandi mu bigaragara ahubwo n'abaturage bari guhunga bahungira muri eneo za M23. None se mwebwe ko mwagiye mukurikira amakuru, mwigeze mwumva ahantu M23 ijya gufata umugi abaturage bagahunga? Bagumyeyo, n'abagumye n'abibeshye bakajya muri eneo za guverinoma, inzara ibiciyeyo, n'abashaka gutaha bashizeho amabariyeri yuko batagenda. Urabyumva? None se mwokagira Imana, abari gutaha uyu munsi muri eneo za M23 iri kubakira gahita inabatuza bagasubira mu byabo, igakora ama operation kugira ngo abaturage bose bagume mu byabo, nta muntu ugomba guhohotera undi. Urabyumva? So rero bashimira ko mwampaye ijambo, nambabwira yuko M23 ihagarariye izo values nababwiye zo kugira ngo buri mukongomani wese agire amahoro iwabo. Murakoze.